ese ni iki kizatuma abantu bafata umubare, ikimenyetso n'izina bya nyamaswa? Ubajije abantu uyu munsi, ese uzafata ibyo bimenyetso by'inyamaswa by'imperuka by'ibihe bya nyuma abantu bavuga hirya no hino? Nibaza ko nta n'umwe ushobora kwemerera ngo azabifata. Buri wese aravuga oya oya oya. Ariko se ni ukubera iki abantu bazabifata? Ni gute Satani azagera kuri uwo mugambi we mubisha? Icya mbere, Satani yamenye ko kugira ngo abantu bazafate ibyo bimenyetso n'amazina ye, bagomba kuzaba baratewemo ibintu bizaba bibakoreramo, kugira ngo noneho ya myumvire yabo ntizaba ari imyumvire yabo y'umwimerere bavukanye bakuranye, noneho azabona uko abashyiramo ibimenyetso. Iyo ntambwe ya mbere Satani yarayiteye 2019-2020, ashyiramo ibyo bintu mu bantu, ku buryo icyo gihe nikigera cyo gushyiramo wa mubare n'izina n'inyuguti bya nyamaswa itazagorana. Iyo ntambwe yarayiteye, benshi ntabwo babibona, baracyasinziriye, ariko Satani akora akantu gato hano, agategereza, akongera nyuma y'igihe akazongera gukora ibindi. Turebe rero, ikibabaje ni uko abantu benshi bazahitamo Satani, bagakurikira Satani aho gukurikira Imana kubera kutamenya. Hosea 4:6, abantu banjye barimbuka kubera kutamenya. Benshi bibereye mu isi, ntabwo bageze bafata umwanya ngo basome ijambo ry'Imana ubwabo baryumve, bagire ubusabane n'Imana, Imana ibiyereke, ibereke inzira nziza. Kubw'ibyo benshi bakazaba bazakurikira Satani gumyi kubera kutamenya, akaribwo bazakurikira irimbukiro. Ikindi rero, wibuke Satani arashaka kuba Imana mu mubiri wawe. Wibuke uyu mubiri wawe ni urusengero rw'Imana. Imana ubundi iri muri twebwe nubwo tuyishakira hanze, ariko Satani yamaze kumva ko kugira ngo afate yigarurire umuntu agomba kubanza akamushyiramo ibyo bintu, noneho agatura muri rwa rusengero nk'Imana. Kuko nyine akurimo utakiri umuntu nk'uko waremwe, ufite ibintu kugendamo, ni ukuvuga ngo ibyo bizaba kugendamo nibyo bizaba ari Imana zawe, kubera ko aribyo bizaba bikuyoboye. Ikindi rero, wibuke agomba kuba mu mahitamo, Satani cyangwa se Imana, nta hagati. Ntabwo uzaba akazuyazo, ushobora gukonja cyangwa gushyuha, ntabwo uzaba akazuyazo. Muri ibyo rero ni ukuvuga ngo harimo bazahitamo Satani, aribo bazahitamo Satani bagenda bayikurikira ari benshi kubera kutabimenya, kandi batabizi ko bari gukurikira Satani. Abandi bake bagira ubuntu bakumva ijambo ry'Imana cyangwa bagashaka cyangwa se Imana ikabiyereka, bazajya ku ruhande rw'Imana, nta n'umwe uzaba urimo hagati. Ni bibiri, Satani cyangwa se Imana. Ibindi rero, hari ikiganiro neza kureba muri University imwe y'Amerika, abantu muri Pentagon iri kuri ingabo za Amerika, iri gukora ibikorwa by'ingabo zo muri Amerika, bari kuvuga ukuntu ngo bagomba kuzavanamo ubumana mu bantu bakoresha ikoranabuhanga, kuko bituma abantu baba abanyamadini cyangwa se batekereza Imana cyane. Ngo ni gute bari kwibaza ukuntu bavana Imana mu bantu ku buryo abantu batongera gutekereza ibintu by'Imana. Nibwo rero baje bazana bya 2019, 2020 babishyira mu bantu. Biriya bintu byose ni ukugira ngo bavane n'iyo Mana mu bantu, niyo gahunda yabo bafite, niyo ntego. Niba utari ubizi ubimenye. Ikindi rero, Satani nk'uko nabibabwiye ashaka kuba Imana mu mubiri wawe, niyo gahunda. Noneho yamara kuba Imana mu mubiri wawe, akaba ari kuyobora, nta jambo nta mitekerereze, ko bya bintu by'umwimerere watekerezaga ukumva wenda ukagira n'ubwoba bw'Imana, byose bazaba barabanze kuvanamo, noneho ubundi bakwigarurire ibyo bazakoresha nyuma, nibo babizi, nubwo ibihe byayo bitwereka ibyo bagamije uko by'ukuri. Ikindi rero, Satani niba utazabigeraho, Satani azakumvisha akwemeze neza ko ni ku neza yawe, ni ukugira ngo wirinde, bifate bimeze neza, nta kibazo. Kandi wibuke ijambo ry'Imana ritubwira ko niba unakubwira ngo dore ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, birakugirira neza, uwo muntu uzamenya ahubwo kaje kugusenya no kugukuraho,
kuki ibintu niba ari byiza nabiguhatira? Weho umuntu wowe uhagarara ukareba ukavuga uti ibintu umuntu ari kunyereka ni bibi se cyangwa ni byiza. Ntabwo nzaza ngo usunikire ibintu biguhate bishyiremo ingufu zikomeye z'umurengera nawe ni gutekereza ngo ntugire amakenga. Bya bintu byose bya 2019 mwarabibonye. Burya hari ahantu urebe n'ibintu. Iyo umuntu abonye ibintu, tuvuge ari nk'umuyobozi, akabyitambika avuga ngo ibintu ni bibi, ntabwo bikwiye abaturage, ntabwo bikwiye ibintu. Noneho wabona wa muntu ukabona wenda baramwisha, gira amakenga kubera iki? Kuki uyu muntu nzi ko ameze neza, aho ntabwo najya kure twafata nk'urugero rwa Magufuli. Magufuli biba byitambitse abantu benshi bose bareba. Kuki benshi ahubwo batahise bagira amakenga bavuga ati ibi bintu bituma umuntu bamuhitana mu buhoro? Aho ni uko nguko usesengura, ubundi ukareba, ugashungura, ukavuga uti, ukareba mu mpande zose ukavuga uti ibi bintu kuki benshi bari kubasunikira, kuki benshi bari kubyirukangira, kuki benshi babikeka, ese kuki kanaka ubirwanyije kuki agize ikibazo? Nuko ikintu cyose umuntu uzabona benshi bari kwirukangira bakabyirukanya, ukabona harimo imbaraga, ukabona harimo ibintu bidasobanutse, wabona umuntu wenda uri kubaza ubibajeho gusa ukavuga ati ibintu ariko se ko mbona atari shyashya. Nubona umuntu agize ikibazo ubona ko ibyo bintu atari ukuri. Ikindi rero Satani ubwo nababwiye ashaka kuvana ubumana mu bantu, noneho akabashyiramo cya kimenyetso n'umubare n'izina by'akabari mujya muramya, kuko mwanze gushaka Imana. Satani azi neza ko mwanze gushaka Imana. Tireka nze mbereke rero. Okay, nuko azabigarurira abashyiramo umubare, izina n'ikimenyetso cye, kandi tuzi neza ko uwo bizajyamo uwo nta bugingo azabona. Kanguka rero uyu munsi utangire ushakisha uri, kuko mu minsi iza abantu benshi bagiye kwibaza bavuga bati koko twarazwe ibinyoma. Iyo tubimenya, abanyamadini cyangwa se n'abandi bigisha ijambo ry'Imana hari igihe bavuga bakavuga abantu bakabaseka, ariko hari igihe kigiye kuza mu minsi iri imbere, ndibaza nta uzaba ugisera ko ibintu byose bizaba bigaragara, bitangiye kugaragara wese, ariko ntuzaba warakerewe wowe warigaruriwe n'inyamaswa yarabishyizemo n'ikimenyetso cyayo, kuko nta garuro bizaba gifite. Igihe ni iki? Kanguka ukomere ku Mana yawe, ushakisha Imana, kandi nzi ko bigishoboka ushobora kwakira agakiza ukazajya muri bake bazakira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.